kurwadzisa hari ibibi by'ururimi panesha gashata ururimi rumenya ibanga ururimi rumenya ibanga rurateranya paradza abantu ruhembura agahinda wanza hari igihe umuntu akubwira ibintu akakwanditsa ibintu bikamutera agahinda kubera ururimi n'inyaya y'ururimi rwake ururimi ruca intege ruca intege ugasanga umuntu yari afite imbaraga ariko kubera iby'umutera bikamuca intege simba ururimi rutera umwiryane mu bantu rubi rutera umwiryane ururimi rubi rugira inyuro ugasanga umuntu aracyuye ururimi rubi rwagashata runoita kuti vanhu vasanzwise ururimi rugambanira abantu ururimi runoita kuti vanhu vatirane zvakashata ruricisha runourayisa rushyushya inkuru runowedzeresa nyaya dzisipo rusenya ingo runoparadza misha rusenya ibihugu runoparadza makantri rusenya n'abanyetore runoparadza vekereke imana yacu mwari vedu ngavatiitire zvakanaka ariko ururimi asi rurimi rwakanaka ruhuza abantu runoita kuti vanhu vasangane rurakiza rwoba ibikomere runoponesa vanema ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'imana shoko rakanaka ishamwari yamwari ariko burya akarimi kabi gasema gasari ururimi rwakashata ururimi runezeza imitima ijambo ryiza rinezeza umutima mashoko akanaka ruhimbaza imana runorumbidza mwari ururimi rwiza ururimi rwakanaka runobaka rwubaka ingo y'umugore n'umugabo bari gukora neza birubaka rwubaka itorero runobaka kere rwubaka ibihugu runobaka imana yacu ntibigira neza ntabwo nazanye telefone hano nakuya telefone sinzi iminota asigaranye tuziye maminitsi andasarana wanze nta niyo bampaye ngo barambwira igihe rekeraho nawe ubundi wasanga urondogozi mvuze nkazageza saa 8 kuko imyaka yanjye ijya irinyemerera imana yacu itugire neza ese burya muzi yuko munomboziya here kuti Ananiya na Safira burya bazize ururimi ubwato aho ugomba kujyana barongera baravuga ngo tujya dushyira ibyuma y'ingamira cyangwa se y'amafarashi abagendera ku mafarashi noneho ibyo byuma ni ukuvuga ngo bafite ukuntu babikoresha amafarashi yihuta cyangwa ifarashi ikanyura hano cyangwa ifarashi ikagenda bukeya ariko icyantangaje ni uko hano bavuze bati ururimi kuruyobora biragora ni ukuvuga ngo iyo utabashije kuyobora ururimi rwawe uruganisha aho ugomba kujya ukuvuga ngo umubiri wawe uko ari ugenda ushobora kugenda ukajya aho ushaka ugasaba ibyo ushaka ukavuga ibyo ushaka imana yacu itugire neza mu by'ukuri ururimi ni ikintu gikomeye cyane kandi kurukontorora biragoye ariko ni ngombwa yuko turukontorora tukamenya ibyo tuvuga hari abantu bishyiramo bakavuga bati reka tuzajya twicecekera twe kuvuga wenda menshi ariko icyo si cyo gisubizo iyo twe tuvuga menshi ariko no guceceka hari ibintu baceceka n'umutima ukavuga ahubwo icyiza ni ugutekereza uti icyo ngiye kuvuga ese ni kizima icyo ngiye kuvuga ese kiruka cyangwa kiraseba ururimi rero ni ikintu udakontroye gishobora kukugeza kure tekereza kubona yuko ururimi ngo rukongezwa na genomu ngo rukongezwa na genomu rero kwa satani natekereje numva wenda satani aba afite remote cyangwa se telekomande ni ukuvuga ngo akajya atunga ku rurimi ariho ayobora igihe kuvuga amagambo adakwiye ubuyoborwa n'ingingo muri kumwe n'ibintu bikomeye
Imana yacu itugireza. Bavuze bati mu kanwa kamwe hakavamo gushima Imana kandi hakavamo no kuvuga. Imana yacu itugireza tukiza hano gushima Imana. Yabara ngafata n'umwana ngashima Imana hano imbere y'abantu cyangwa se nahura nawe nkakuganira umusanga hanishijwe n'igitero cy'Imana ariko noneho nagera hanze nkakuvuga. Imana yacu isa neza. Imana yacu itugaze kandi itegeke idushyiremo imbaraga zo kurinda indimi zacu. Ko Bibiliya tubwira rinda umutima wawe kuruta ibindi byose kuko ariho iby'ubugingo bukomokaho. Wikuremo umunwa uvuga iby'ubugome ngo kandi ururimi rubi urushyire. Imana yacu itugereza. Hanze aha rero hari n'abantu bagira amazina bitewe n'uko bitwara. Buryo ururimi rwawe rugaragaza uko umeze imbere y'umutima kuko ngo akari ku mutima gasesekara ku munwa. Imana yacu itugire neza. Hari abantu twagiye tubana hano ntaba hari umugabo twakoranaga yari umudogiteri twamwitaga ngo ni magambo kubera ko iyo washakaga amakuru arayakubeshya ari amazima wajyaga kubariza kuri uwo mugabo yabaga ayafite yose ari amazima ari amazi byose yabivanguranya ariko yitwaga amagambo. Imana iturengere ntituzitwe ba magambo. Hari undi mudamu twakoranaga twari twaramwise kinanga kubera ko yahoraga avuga cyane kandi agaceceka. Imana yacu itugire neza ariko Imana igufashe nanjye igufashe ubuzimi ikintu kibi cyane. Ururimi iyo utarurinze rwaza kugeza muri gihenomu. Imana yacu itugire neza. Nibutse agakuru kamwe k'umugabo ngo yigeze kubwira umudamu ati genda ushakire inyama nziza mu isoko iryoha kuruta izindi. Umudamu ngo yaragiye amuzanira inyama y'ururimi. Arongera namubwira ati noneho genda unzanire iyi nyama iriha kuruta izindi. Aragenda none azana ururimi. Umugabo aramubaza ati ese kubera iki wazanye ururimi nk'inyama iryoha ukaruzana nk'inyama nayo mbisi? Aravuga ati ururimi ruraryoha iyo rukoreshejwe neza ariko iyo rukoreshejwe nabi nabwo ruraryoha. Imana yacu itugire neza. Bibiliya iduha ingero z'abantu batabashije kurinda indimi zabo ikabazanira akaga ndetse n'ibihano. Tujya dusoma inkuru ya Miriyamu na Aroni bariya umunsi umwe baricaye ngo Miriyamu yicarana na bose na Aroni bose bavaga inda imwe na Mose. Ngo baricara ngo barabona bari kugisha ngo ubundi Mose yigize kura ngo niwe muvugana n'Imana wenyine rero ngo n'ikimenyemye ngo yarongoye n'Umwetiyopiyakazi umunyamahanga. Ubwo Bibiliya ntivuga byose nk'uko bakunda kutubwirwa ariko bafashe ikiganiro bagifata kandi bose baramuvuga we. Imana irabatumira itihamagara na Mose ngo ngwino. Imana rero ni igitangaza. Nari ngiye kuvuga ngo imeze nk'abazungu. Nigeze gukorera abazungu ukuntu bateye. Umuzungu niba uvuze ngo Bosco yambiye ayo ntabwo ari kuvuga uwo mwanza Bosco niwe ikakubwira ibyo wavuganye nawe. Ni ukuvuga ngo uwo muzungu twabona kandi benshi niko bameze.
umwana w'umugaragu wanjye tujya twivuganira turi babiri niho yavuze ati ni umuntu wanjye ntaho ahuriye nawe asanga cyangwa abandi bantu yabasanga mu mayerekwa abasanga mu nzozi nkabaganiriza wenda aciye n'amarenga ariko Mose turavugana straight Imana yacu tugere neza kuko hari igihe tujya tunegura abakozi b'Imana ukaba wamunegura ariko imbere y'Imana ari ujuru w'agaciro Mose bari bamuzi amen bari bamuzi Miriyamu yari mukuru kuri Mose na Aroni yari mukuru kuri Mose yari yarakuze bamureba kuko Miriyamu ari we warindaga akato bari barahishe arakura igihe kigeze Imana iramuhamagara imubonekera ari mu gihuru cyaka umuriro iramubwira iti genda ujye muri Egiputa imuzire y'ubwoko bwawe yamuhamagaye ari wenyine kubera yuko Mose yatinye akagira ubwoba akavuga ati jyewe ntabwo azivuga yagize n'igihe ngo aravuga ngo tumundi Imana yavuze ngo ufite mukuru wawe Aroni mwabuzanye yageze n'igihe mubwira ati Aroni azakubera Imana muzarebe gatangire mutangire n'umutuza wose Imana yahamagaye bari babizi yuko ari Mose yahamagaye ahubwo ko bagenderaga kuri Mose Imana bakubwira neza abantu bahindura amagambo bamaze kwambuka inyanja itukura muzi yuko Miriyamu ari we waririmbye ati duhimbaze Imana yakoze ibitangaza yabonye ibitangaza yakoresheje Mose ariko bageze imbere baratangira baramunega Imana yacu tugire neza uwo mwana Miriyamu yahise asesa ibibere yahise avuga kubera ko yavuze Mose nabibaje ntese cyangwa niwe ahari Imana yamubwiye baravuga wasanga uko abadamu nyine muzika ariko tuvugana menshi agomba kuba ariwe wari wabitangiye ati ngwino mubwiye ati ubundi Mose buriya yigize ubundi Mose ni igiki Mose aturusha Imana ariko kuko Mose abona inyangeso nziza yakiraga mu nzu y'Imana hose amwingingira Imana Imana yaramukije ariko amaze iminsi irindwi inyuma y'ingabo ashobora kujya gusengera bene data kuko hari igihe umuntu ashobora gukora icyaha bakamukerereza mu rugendo bakereje abisirayeli mu rugendo iminsi irindwi yose Imana yacu itugire neza ni benshi twavuga Shimeyi uriya watutse Dawidi akamutuka kuko Dawidi yarahunze umuhungu we Abisalomu ngo aragenda ageze mu butayu abona n'umugabo witwa Shimeyi wa Sawuli ndakeka yifata mu mugongo aramutuka Imana yacu tugire neza ngo icyo gihe Dawidi yaricecekeye kuko abagaragu b'Imana ati mwareturiye umuntu tukagera tukamubwira asuzana ururimi rwiza ati mumwihorere kubera ko muri Uwiteka yemeye yuko iki gihe kigeraho Imana yishije neza Imana ijya yemera yuko niyo tugeraho akagira abagutuka ariko kubera nka mwihorere uretse ko nyuma yaje guhindura agiye kuva Salomo uzibuke na Shimeyi akazibuke ibintu yankoreye ntuzatume imvi zijya ikuzimu zitari amaraso Imana yacu
ni ukuvuga ngo Salomo aramubwira ati Shimeyi cyangwa ugume i Yerusalemu nubura kurenza umupaka uvuga amaraso yawe ntuzayagaze. Imana yacu tugire neza, ni ngombwa ko twumvira kuko hagiye kuba mu makosa ugasanga byaturanira n'urupfu biturutse kuri twebwe, kuko Shimeyi igihe cyarageze areba umupaka ngo hari abagaragu ngo bamuturutse bajya kubashaka. Natekereje ariko Shimeyi arindiritwa n'abagaragu muri Isirayeli yose hari huzuye abantu bari gushaka n'abandi, ariko azire abagaragu yakurikiye gusa agarutse rero nibwo Salomo yamubwiye ati ibyaha bisubiweho abaramwishe. Ni ukuvuga ngo ururimi rushobora kukwicisha. Shimeyi yishwe nuko yatutse Dawidi. Imana yacu tugire neza kuko yari ari mu byaha. Pasiteri witwa Mutesi uvuga ngo nuhura n'umuntu uri kuzamuka wowe ari mu kumanuka ngo ujye witonda kuko hari igihe muzahura kumanuka wari muri we arimo azamuka. Ni ukuvuga ngo Shimeyi yari yasuzuguye Dawidi arimo amanuka, Shimeyi arimo azamuka, ariko baje guhura Dawidi arimo kuzamuka, Shimeyi ari muri amanuka. Imana yacu tugire neza tujye tubyibuka, nuhura n'umuntu uri mu kaga urinde ururimi rwawe wiceceke, ntabwo uzi impamvu yagutera akaga. Akenshi usanga umuntu yagize akaga bamwe baravuga ati nibya, undi ati si wowe wabona, undi ati ni ukubera iki, ugahera aba ibitezi bitari byo. Imana yacu itugire neza, Imana iduhe kurinda indimi zacu kuko benshi bavuze nabi ntibakoraho. Kera twigeze kwiga abantu bari hano bose benshi baracyari batoya, batahize igitabo cyitwa Amateka Afurike. Icyo gitabo twize kukigamo inkuru ngo y'umugore n'intare la femme rero ndumva abize Amateka Afurike barakibuka. Ni ukuvuga ngo hari umugore wajyaga mu ishyamba gutora ahura n'intare. Muzi ukuntu intare igira amahane, intare yarababariye ntiyamurya, ahubwo iramwiyegereza imugira inshuti ikajya imufasha gutashya. Burya intare izi no kure nta kintu idashoboye, igahanyura ibiti ikamuhambira, ubwo mwumva n'umwuga, ikamuhambira ikamukorera akagenda agasura muri village agateka bwajya kongera akagaruka bari inshuti rwose, inshuti neza. Noneho rero umunsi umwe iyo ntare yaramuherekezaga ikagenda atazi ko iri inyuma y'umudamu byose avuga. Igihe kigeze ngo umudamu aganira n'undi mudamu aramubwira ngo hari intare ngo ijye igira neza ikamerekeza ikamufasha gutashya, ariko nginuka kubi kubi intare irabyumva irababara ikamukorera ni kuri yavuze asaje arundi mudamu irageze isubira mu ishyamba. Umudamu arongera asubirayo agiye noneho asanga intare yarajyanye imarabiti cyangwa se ishoka kiriya cyasimwe, ni ikintu cyasimwe. Noneho intare yakubwita uyu munsi ntabwo uri gutashya ahubwo hari ikintu ushaka fata iyo shoka buri inshuti yabaho rwose kugeza nabikora n'ukuri arabwira ati nkubite cyangwa se umugore ayikubita
ishoka ariko ntiyapfa akaroba lion nedemo asi lion ina kubavirana igatanga kumukunda iragenda ikaenda burya inyamaswa ukuntu zivura n'ibyatsi byo mu ishyamba iragira ibyatsi iragute irakira rwose irakira ikatujirapa ikakona umugore aza kugaruka mukazi akazotsoka agarutse aramubwira ati ndebera mu gahanga turabona cyane wane yakira hari ikigira kintu cyane sawa ubona utipa wakati ntacyo mabasaba sisina ati Imana ishimwe ko wakiza sakatoti ndamari twakakona arayibwira ngo urabona ko wambuze ishoka uko notoka ndirobane ariko nkaba nyiriho n'igisebe kikacyagize atariko ijambo avuze asishokora wakati n'uyu munsi umutima wanjye uracyavuye atubona n'iryo jambo byarankomerekeje kuruta ishoka wanjye ukanyura mu gihugu cyakurikiyeho umugore yahise arangira nyine Imana ntari bayifungukira ntacyo tugire neza ni ukuvuga jumana twasomye ngo ururimi ni ububi ururimi rurica ururimi runouraya ururimi rurakomeretsa ururimi runoita kuwadzisa hari ibibi by'ururimi pane zvakashata zverurimi ururimi rumena ibanga ururimi rumena ibanga rurateranya runoparadza vanhu ruhembura agahinda runowanza hari igihe umuntu akubwira ibintu akakwanditsa ibintu bikamutera agahinda kubera ururimi n'inyaya y'ururimi rwake ururimi ruca intege ururimi rubi ruca intege ugasanga umuntu yari afite imbaraga ariko kubera iby'ubuteye bikamuca intege zanopera simba ururimi rutera umwiryane mu bantu rubi rutera umwiryane pakati pawo ururimi rubi rugira inyuro ugasanga umuntu aracyuye ururimi rubi rwakashata runoita kuti vanhu vasanzuse ururimi rugambanira abantu ururimi runoita kuti vanhu vatirane zvakashata ruricisha runourayisa rushyushya inkuru runowedzeresa nyaya dzisipo rusenya ingo runoparadza misha rusenya ibihugu runoparadza makantri rusenya n'abanyetorero runoparadza vekereke Imana yacu mwari vedu ngavatiitire zvakanaka ariko ururimi asi rurimi rwakanaka ruhuza abantu runoita kuti vanhu vasangane rurakiza rwoba ibikomere runoponesa vanema ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana shoko rakanaka ishamwari yamwari ariko burya akarimi kabi gasemera agasaya ururimi rwakashata ururimi runezeza imitima rwiza ijambo ryiza rinezeza umutima mashoko akanaka ruhimbaza Imana runorumbidza mwari ururimi rwiza ururimi rwakanaka runovaka rwubaka ingo y'umugore n'umugabo bari gukora neza birubaka rwubaka itorero rwubaka ibihugu Imana yacu ntitugire neza ntabwo nazanye telefone hano sinzi iminota asigaranye ndiziye maminitsi andasarana wanza nta niyo bampaye ngo barambwira igihe rekeraho nawe ubundi wasanga urondogozi mvuze nkazageza saa 8 kuko imyaka yanjye ijya irinyemerera Imana yacu itugire neza ese burya muzi yuko munomboziya here kuti Ananiya na Safira burya bazize ururimi bari bariye amafaranga werurimi rwabo rwose bayariye arayabo ariko iyo baza bakavugisha bakavuga bati amafaranga yacu twayariye uzi ko burya byari kuborohera kuruta ko babeshye Imana yacu itugire neza Imana yacu ituganze bundi ururimi uzi ko burya ururimi rurasambana iyo umuntu ajya gutasambana atangira abwira umudamu kubwira amagambo ukaba yabyarangiye batangira kumubwira amagambo ururimi ruriba rufite ibara ugasanga ubwira uti rwose ngize ikibazo nguriza 1000 turi saa 6 n'iminota saa 8 pe n'abanyamakuru bose ndashaka kubaho n'indahita ati rwose
batitezwa ururimi rukamye ibyaha byinshi cyane. Nizo mpamvu muri iri jambo Yakobo yavuze ngo uwabasha kurinda ururimi rwose n'umubiri we wose waba muzima, umutima we waba muzima, ibitekerezo byaba bizima. Imana yacu itugire neza, Imana yacu iturenge. Ubundi Bibiliya avuga ngo amagambo y'umujinya ntakabave mu kanwa, ngahubwo umutima uyafatire atarabisha asuhuka. Imana yacu itugire neza. Mbere yo kuvuga tujye tubanza azunguza uri mu kavuga ati ese ibintu ngiye kuvuga bifite umumaro, ibintu ngiye kuvuga ntabwo biri gusenya, ese ibintu ngiye kuvuga nibaza kubisubiza izabisubiramo. Imana yacu itugire neza, Imana yacu iturengere. Ururimi rwica, tekereza ikintu cyakwica, cyica umubiri, kirakwicumbira kikica n'ubugingo. Nicyo kibazo. Hari umugabo umwe ngo w'Umwamaleki, igihe Sawuli yajyaga ku rugamba agapfa n'abahungu be, mu by'ukuri ntabwo bigeze bamurasa imyambi cyangwa bamwica, ahubwo yabonye urugamba rumusatiriye rwose neza cyane, yishita ku nkota avuga ati nicwa n'abariya bantu batatekereza. Noneho yishyize ku nkota ntiyamwica n'umurangiza. Umwamaleki ngamunyuraho asanga yishyize ku nkota, ngaramubwira ati nyabuneka wandangije. Kandi hari abandi bantu buriya baramunyuze akabwira ati ndangize bakaba. Reka ngo iyo wasanga umuntu yishyize mu cyuma cyangwa yishyize mu cyuma ntabwo ugomba kumuraza kumurangije aho umwishe, wabwirwa n'iki ko Imana itari kumurokora. Imana cyane Imana igikura abantu mu rugo bamaze iminsi muri koma, byabayobeye abantu barize. Hari n'abava muri moruge neza akisanga agezeyo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Umwamaleki ngo yaravuga ati ntacyo amusenya atareka murangiza, aramurangiza. Noneho rero kuba yaramwishe cyari icyakoze, ariko arangije yikora kuruta ngamwambura ikamba, ngamwambura n'impeta, aragenda yiruka ajyanye inkuru nziza rwose, ko yazi yuko ngo Dawidi ari umwanzi wa Sawuli. Ati njyanye inkuru nziza, njyanye ikamba, njyanye impeta, barambura ngaturuka hakurya ahutera cyane, ari mu mabiteza atabarika. Dawidi amubona atuyamuraza we n'inkuru mbi, ari bazi kurizanywe n'inkuru mbi cyangwa nziza agenda. Ahageze imbere agatese bite, urugamba byagenze bite, ati reka byacitse, abantu bapfuye, n'abahungu ba Sawuli bapfuye, bari batari inshuti ya Dawidi cyane. Ariko ati na Sawuli nyine ari nawe yapfuye, ati nasanze ariko yishitamo inkota, ati nanjye ndamufata ndamusonga azajya ikamba asigaye impeta, dore ngo nuko Dawidi yahise yisiga ivu araboroga, nabo bari kumwe bose baraboroga bacururigo. Ati Yonatani, ati Sawuli, ati ngabo zapfuye zashize, ariko arahindukira
abwira abasirikare akawuza amasonje zake n'uwo ni umurangiza ati uyahura umwice ariko mbere yo kumwica ati bivuga amaraso yawe Imana izayambare kuko ari wowe wishe ko wazanye umuntu kuti mtiyo wandaure kukoresha neza gashata hari igihe ushobora kwica kubera inkuru kubera gushyigikira kubera kwishimira ibyago by'abantu urumva hari yishimiye yuko Sawuli yapfuye niyo yaba ari umwanzi wawe ntuzishimire ko yapfuye Imana yacu itugire neza Imana yacu ituganze ndumva ngiye gusoza ukunzotira gushaka amagumu ariko hari n'abantu bagiye bakizwa no kuvuga neza hari ikibazo cy'indisco n'icyo urashakana ukuntu ubwe apike umuryango ugiye kwimurwa na Dawidi Dawidi avuga ati kwa n'abari hasigaye n'umuhungu n'umwe David Imana ese bari kumva yuko iriyobora ariko Abigayili agenda akayirinda sibukaza ashyiraho amatara aragenda ageze imbere ya Dawidi yikubita hasi ati mwami ati umugabo we nta kigenda atari kutugira neza turere rwose zawe mwami yaramuhaniye ibintu byinshi cyane arangije Dawidi aravuga ati ku bwabo Abigayili yijije umuryango naponesa yaho rwiza bamuca mu bisi byakije abana bari yaje gupfa nyuma ariko Abigayili yabayeho n'abana babo kandi Dawidi yari yagambiriye asitiri agaco warimbura hari n'umugore w'umugirikikazi muri isezerano rishya bavuga ukuntu yageze imbere ya Yesu